igitabo cya Yosuwa ibice 9 murongo waho bere ku murongo wa mbere. Yosuwa ibice 9 umurongo wa mbere. Jambo ry'Imana riravuze ngo abagibiyoni bigira inama zo kwikiza barahanwa. Nuko abami bose bo hakuno ya Yorodani bo mu misozi no mu bibaya no mu mpande z'inyanja nini ahagana i Lebanoni, Abaheti n'Abamori, Abanyakanani, Abaferezi, Abahivi, Abayabusi babyumvise bateranira hamwe bahuza inama yo kurwanya Yosuwa n'Abisiraheli. Bahuza inama yo kurwanya Yosuwa n'Abisiraheli. Ariko abagibiyoni bumvise ibyo Yosuwa yakoze Yeriko no kuri Ayi, bahimba ubwenge baragenda bihindura intumwa, bajyana amasaha ashaje ku ndogobe zabo n'impumba za vino zishaje ziteye ibiremo zibaririye, bambaye inkweto mu birenge zishaje ziteye indomo n'imyenda ishaje y'ubushwambagara, kandi imitsima yose y'impamba yari yaragwegeye iguye mu ruhumbu. Barahaguruka basanga Yosuwa n'Abisiraheli mu ngando i Gilugali, barababwira bati turaturuka mu gihugu cya kure, nuko mudusezeranye isezerano. Nuko Abisiraheli basubiza Abahivi bati ahari muri abaturanyi bacu, none twabasha dute gusezerana na? Babwira Yosuwa bati turi abagaragu bawe. Yosuwa arababaza ati muri bwoko ki, muturuka he? Baramusubiza bati twe abagaragu bawe turaturuka mu gihugu cya kure, twaza mwino ni izina ry'Uwiteka Imana yawe, ko twumvishe kwamamara kwayo n'ibyo yakoze muri Egiputa byose, n'ibyo yakoreye abami babiri b'Abamori bo hakurya ya Yorodani, Sihoni umwami w'Heshiboni na Ogi umwami w'Ibashani wari muri Ashtaroti. Nuko abakuru bacu n'abari mu gihugu cyacu bose baratubwira bati nimujyane impamba y'urugendo mujye kubasanganira, mubabwire muti turi abagaragu banyu, none mudusezeranye isezerano, kandi imitsima yacu twayihambiriye mu mazu yacu igishushe, umunsi duhaguruka tukaza kubareba, none yaragwengeye iguye uruhumbu, kandi n'izivumba twazujuje vino zikirisha, none dore zaratobaguritse, imyambaro n'inkweto bidusaziraho kubw'urugendo rurerure cyane. Abisiraheli bemezwa n'ibyo kurya byabo batabisobanuje Uwiteka. Kandi tubabarire nakira neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana igukiza dayimoni wiyoberanya ku buzima bwawe. Ijuru rigukiza dayimoni wiyoberanya ku buzima bwawe. Mbere yuko turiganiraho, reka manze mvuge kuri aba badayimoni 12 bahagarariye abandi mu cyo bita utuntu n'utundi, cyangwa se muri menya nibi. Menya nibi ngibi. Icyambere umenye ko buri
amakimbirane, agateza intambara mu bashakanye, agateza amacakubiri mu bafiyansanya n'ahandi. Bamwita rutatanya. Atatanya inshuti ntacyo zipfuye, atatanya abantu, atatanya abasangiye, atatanya abasenganye, atatanya abagabiranyesha. Yitwa rutatanya. Ujye ubyuka umwirukana ku buzima bwawe, kuko uwo muri iyi minsi ari gukora cyane. Hari dayimoni witwa gitumo. Dayimoni gitumo ateza impfu zitunguranye kugira ngo ariganye indangare ubugingo n'amasezerano yabo. Ashinzwe guteza abantu urupfu rutunguranye. Kubagwa gitumo, ukiri gutongana kabagukubisa hasi, uri mu modoka umaze gukora amahano kabagutesha impanuka, uri kugenda ukikubita hasi ukabugiye muri koma, kugaruka bikaba biranze. Acunganwa n'ibihe bibi uguyemo, acunganwa n'ibihe bibi bikwinjiranye, agahita kugwa gitumo. Nujya ubyuka ugira ngo gitumo we, ndakwirukanye ku buzima bwanjye, kandi n'ibyo wari kunegeramo bisimbuke ku bw'izina rya Yesu. Dayimoni wa gatatu yitwa munangiri. Dayimoni munangire ni mubi. Iyo wamaze guhumanya no kunangira imitima ngo abantu be kwihana, bategurira abantu impanuka zitunguranye ngo barimuke cyangwa n'ibindi. Dayimoni munangire arakunangira, agakubuza no gukora umurimo w'Imana. Wowe yakubwira atari gufasha abantu, kandi ugasanga muri wowe habamo umuhamagaro wo gufasha abantu, habamo umuhamagaro wo gufasha abakene, habamo umuhamagaro wo gushyigikira umurimo w'Imana. Ariko munangira arakubwira ati have, nabo wafashije ntabwo bakubereye beza, have, sigaho na bya bindi wakoze nawe bigushimiye, have. Munangira kunangira no ku murimo wari uhamagariwe gukora, have. Wikuri kujya kubwiriza n'ejo abo wabwirije ntibahindutse, have. Reka nabo wagaburiye bari kugutuka, have. Karitsiye wafashije ni kuvuga buri munsi. Dayimoni munangire ashinzwe kunangira umuntu, amubuza gukora icyo yagombaga gukora kiri mu nshingano zawe. Ntabwo nshaka gutinda kuri aba badayimoni kuko siyo ntego mfite. Nakubwira ngo turi mu mwanya witwa menya nibi mu tuntu n'utundi. Dayimoni witwa gahinda. Dayimoni witwa gahinda. Dayimoni witwa gahinda yenyegeza imbaraga z'agahinda mu mutima w'umuntu inshuro esheshatu. Njyewe ubibabwira njya ngira akazi kenshi, ariko kangana n'umurimo nahamagariwe ko gusengera abantu batewe n'abadayimoni, ko gusengera abantu bafite imyuka mibi, ko gusengera abantu baroze cyangwa batongeye amahembe biki biteka. Abo sinzi umubare maze gusengera. Ibyo mvuga ibyinshi nabyanditse mbikuye ku muntu watewe n'abadayimoni. Yari arimo byafande bihagarariye ibindi bikajya byivuga. N'abitwa ba rukerereza, abitwa ba kagenza, abo sinabavuze, sindi bunabavugeho. Abo barahari. Kagenza akugenza aho uri hose, cyukoze cyose akakugenza mpaka agihombeje kugira ngo ubone yuko nta mugambi w'Imana urimo, nyamara Imana ibirimo di. Rukerereza ashinzwe guteza impanuka za mu gitondo kare kare. Rukerereza niko abigenza, azinduka yarubika ajya kunywa amaraso. Uyu rukerereza akorana n'irindi tsinda rinini riza ku isi buri wa gatanu ku mugoroba kugira ngo rijyane abantu mu tubyiniro tade borestansi, bakajya mu tubyiniro bageramo bagakora amabi. Hari n'ababyina n'abadayimoni batabizi.
dayimoni wambaye ishusho y'umuntu kandi akagusitimira paka umukunzi paka agutwaye aho ashaka ukazaryamana nawe cyangwa se n'ibindi. Ubundi se gusangira na dayimoni wazabona ibiguhagije? Inzoga wasangiye na dayimoni wazayivaho? Itabi wasangiye n'abazimu wazarireka? Ibiyobyabwenge wasangiye n'abazimu wazabireka? Yewe bazafunga baruhi. Utaramenya ayo mayeri y'abazimu, utaramenya ibyo bitero, utaramenya kurwanya iyo ntambara, uracyafite akazi. Bazafunga baruhi. Dayimoni witwa Gahinda bakegeza inshuro 6 kakubwira yuko ari wowe kihariye wenyine, kandi akubwira ko Gahinda ufite nta wundi ukagira, kubwira ko ibi wawe bitaba n'ahandi. Ariko rero mubwira ngo umunyarwanda yise umwana we ngo si urwumwe. Gonzaga yararimbye ngo komera ushikame wisubire inyuma, nubwo bikomeye siko bizahora, imisozi nyuma y'intambara hariya hirya hari ibihembo, hari ibihembo. Haleluya. Undi muri byo urwanira baranziza Kristo ni mbaraga zawe, arugi waguhaye ngo uguhe ibyishimo, arugi waguhaye ngo uguhe ibyishimo. Fata ubugingo. Iyo ufashe ubugingo uhita wumva ibyinaho bisuzuguye. Mu bugingo wumva ko kurya bizashoboka, mu bugingo wizera ko intambara zawe zizashira, mu bugingo wumva ufite amahoro, wumva ufite kwinyagambura, wumva ntatera bwoba, wumva ibyishimo, ntabwo ukangwa n'ubukode, kuko wibuka ko iwacu atari inahangaha, kandi ukibuka ko nubwo ritaraca ariko rizanaca, ukibuka ko niyagiriye neza abandi ariyo nawe usera. Tera haleluya. Yakubwiye ngo fata ubugingo aguhaye ngo bukubere ibyishimo, abakubwiye ngo fata agakiza neza ugakomeze ufate ibyo bintu bikugoye ubisezekemo byose kandi bikwirwamo. Iyo ubishizemo rero ni nko gukomvatinga, ni nko guhindura, ni nko kunyuza mu kayunguruzo, binyuramo bigasohoka neza. Umuntu yindi yaravuze ngo imibabaro yacu yose ni kwa yizi, kandi ahindura iyo mibabaro. Iyo wamaze gufata ubugingo ufata imibabaro yawe, ibitutsi bagututse, agahinda baguteye, intambara, kugucunaguza, agasuzuguro, igisuzuguriro, abakuroga, abagutonganya, ukabicomekamo. Imibabaro yanjye yose niko ayizi. Sinimande forever. Nimugende. Haleluya. Muramenye uwo muntu ntagende agiye guhura na muganga. Umva ukuntu umwami yabwiye. Bararana. Imana yambwiye ngo mubwire ko uyu munsi wa none iguhaye ubuzima mu maraso. Ijambo rya kabiri, Imana gukuye umudayimoni wo kujya wikubita hasi. Stickify the distance. Ijambo rya gatatu, Imana yambwiye ngo nimubwire ngo guhera none izibuye kuzibura. Urabyumva? Kuzibura. Imana yambwiye ngo izibuye imitsi yawe kugira ngo umubiri wawe uhumeke neza. Ijambo rya kane, Imana yambwiye ngo mubwire uyu munsi igukuyeho bari waraguye mu rwobo. Ijambo rya gatanu, Imana yambwiye ngo nimubwire ngo barabicuritse ariko irabicurukuye. Bitagahinda. Imana yambwiye ngo mubwire ngo niyicurukure iby'abantu bacuritse. Kandi yambwiye ngo nimubwire ngo ineza waburiye mu bantu Imana irayifite.
y'Imana mu izina rya Yesu. Kandi tugire neza, uba amahoro ugubwe neza. Yego twikomereze muri menya neza. Amina. Yesu ashimwe. Ushimira Imana. Hanyuma undi mudayimoni yitwa ruhumanya, ashinzwe guhumanya. Yego. Ubyara umwana ari muzima kamuhumanya. Yego. Ujya mu rugo ari ruzima karuhumanya. Yitwa ruhumanya. Ahumanya ibintu ku rwego ubuzima bwawe uhita ubona ko burimo ikibazo. Yego. Uwo mudayimoni Imana imugukize. Imana yica imigambi ye. Unyumvisha bwa ngo nibyo. Mudayimoni wa gatandatu yitwa Ruzirura. Ruzirura ashinzwe kuzirura ibyo abantu baziririzaga mu nzu y'Imana. Undi hari ibintu twatinya, nta muntu wabeshyeraga ku ruhimbi. Umuntu yazaga mu rusengero afite icyaha, yarimo ati Imana mbabarira. Iyo yatangiraga kwihana yarapireba. Kandi reka mujye murasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo hari umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Yego. Umufarisayo arazaga ati ngiye senga kabiri mu cyumweru, cyewe nta muntu wansuzugura, ntabwo namera nk'umukoresha w'ikoro w'igisambo, bari kumukoresha w'ikoro yaturutse ku irembo yikomanga mu gatuza bati Uwiteka, ntabwo nkwiriye guhinguka mu maso yawe, ndiganya ndi umunyazi, nabaye mubi. Imana imurebye ngo uwo mukoresha w'ikoro niwe watsindishirijwe kuruta umufarisayo. Rero dayimoni Ruzirura ashinzwe kubwira umuntu ati mu rusengero nawe uzakumenya, ariko nawe ntukajya wivamo, uzajya wivamo ukitanyaguza ukitanga. Ibyo bintu byawe ninde wakubwiye kubibwira abantu? Tibose ugira ngo ntibabikora. Iyo hari umuntu nabwiye Imana yambwiye gukora gutya, arangira arambwira ngo yewe umenya bambeshye, ngo bambwiye ko abantu bose ngo babarokore ngo mukora ibyaha, ngo numva se ibyo bintu ngo uko numva ngo ubihabanyira. Ndamubwira nti bane bakubwiye ko nanjye mbikora. Arambwira ngo none se ko bambwiye ko bose babikora ngo nanjye ngo sinivemo. Ubundi usibye ubuntu bw'Imana kumbwira ibyaha byawe binyunguriye. Usibye inshingano Yesu yampaye yo kugutega amatwi no kukunihira ku Mana no kugusengera kugira ngo Uwiteka akugirire ibanga, kumenya ibyaha byawe, kumenya ko uri umuntu wikinisha, kumenya ko uri umusambanyi cyangwa uri umujura, ko ari ibintu binuka biboze. Kuri njye bimara iki? Ariko kubw'itegeko ry'Umwami negetswe kugutega amatwi no kugufasha kubisengera no kukugira inama kugira ngo utakomeza kugwa muri urwo rwobo. Rero abantu bakwiye kumva ko hari ibikwiye kuziririzwa. Ibintu twaziririzaga twarabiziruye. Dayimoni wa karindwi yitwa Gahararo. Dayimoni Gahararo afite imbaraga, araharara ku rwego usanga ufite abantu, abafrendi bawe, inshuti zawe zihora ari shyashya. Abantu mutindanye ntabwo mutindane, wumva nta kintu bakimaze, uriya muntu ntacyo kimaze. Ubu noneho afite n'akandi gaterime ngo umuntu udashobora kugira icyo ahindura ku buzima bwawe, ariko se ubwo wundi ko buri wese agomba kugirira umumaro. Njyewe niyo naba ndi umuyede cyangwa ndi umukarasi, ndi umukarani, ariko wowe ukaba uri umukire cyane, ntabwo bivuze ko guhura nawe ariho uzagira umumaro gusa. Nanjye mu mutima wanjye no mu maboko yanjye no muri uko umukarane kwanjye mfite icyo nakumarira. Yego. Ariko urashaka ngo mpindure ubuzima bwawe, ariko wowe nta na ka initiative k'icyo ushaka kunyereka k'ubushake. Yego. Umuntu se ngo mwahura ngo umuntu uzahora ugurira gusa, none se niba aribwo bushobozi mfite? Si ibyo se. Umuntu se ngo uzahora ngo bagusaba gusa, none se niba
niba nyine Imana yamuguhaye ngo umuhe icyo ureba ubwo rero uyu muntu afite umutima ntabwo agukundira ibyo umuha si ibyo umuha bituma agukurikirana kuko hari n'abantu asanga abantu bagiye hariya noneho handitse n'ibitangazamakuru byinshi ugahita uvuga abantu bose bakugiriye neza kubavuga ni kimwe no kubashyira ku mutima ni ikindi umuntu abashimira iyo ugenda ukabashimira iyo upfukama ukababwirira Imana ku isi ureba ibyiherereye yagumisha abantu bafite dayimoni y'agahararo iyi dayimoni yateye no mu rusengero aho abakozi b'Imana uwinjiye mushyashya abakwibeye bakamuharara arangiza bakamujugunya hariya nk'uko bajugunya igikongoro bakigisheke gishize mu buryohe iyi dayimoni gahararo yinjiye no mu bakristo ateranira hamwe hashira ukwezi akabati yewe naje ko nari mu mavuta ariko ntayakirimo reka nagire kuri uriya niba ufite ibintu bishyushye kaba yirukanye ahandi hahandi akaba yahahararutswe ayiwe mbega abasimu dayimoni gahararo atuma abasore n'abakobwa barorongotana akavuga mbega umukobwa mwiza kuko bagihura bamarana kabiri yagira n'ibyago baba bose barabuze ubwenge baranasambanye agahita abona niba mubikuruta abandi bose yamenye nabo agahora ahinduranya abakobwa nk'uko umuntu ahinduranya amapantaro afite inshuti zingana n'amapata y'ipantaro yambaye afite aba boyfriend ntabwo bagira ingano kuko agendana n'umwuka w'agahararo dayimoni gahararo yinjiye no mu bubatsi ngo aho umuntu aharara umuntu w'umugabo cyangwa w'umusore cyangwa umugore umugabo agaharara umukobwa bigatuma asuzugura uwo bambikanye impeta uraharaye nawe wakubwira imico ye yakumira mu nguri Imana uwo yaguhaye niwe ushoboye kwihanganira izo ngeso zawe ariko umudayimoni w'agahararo yakubwiye ko wayobye ko wahisemo nawe pole ndimo guha pole uyu mudayimoni nutamwirukana azakugeza ikuzimu n'uw'ikuzimu akurana na kuzimu akurana na satani ni intumwa ya satani ntabwo yaje kugufasha ntabwo ari ukwambika kositime ntabwo ari uguha umukenyero n'iribaya ryiza nshuti yanjye ni ukwambura ubuzima ni ukwambika imyambaro y'ubushwambagara ni uwo kugusema nahita nzamurwa hasi dayimoni w'agahararo kubwira ukuntu abagore b'abandi aribo bakeye wawe asa nawe kubwira ukuntu umugore wawe yabaye ngo yabyibushye kamera ukuntu bafite igitaye kitakijyanye nawe we yarabyibushye none yataye iyo yari afite se ubundi niwe wari warayimuhaye wowe se wigeze ugura ibiro 5 utera kuri taye nawe uko umeze wahinduka ubwo se ko wirata ubwiza ukoze impanuka bugakoshoka ubwo se ko wirata izo ndimi nyinshi muvuga ngo mu rurimi urwaye indwara ituma kuvuga ururimi rugoga ukadidimana ubwo se kubwira abantu muzikureba ukitegereza uhuye n'uburwayi butuma amaso yawe ahuma ndakumenyesha ko dayimoni w'agahararo agutuza mu cyiciro cy'abatindi kaba umukene mu by'inaha no mu mwuka hari dayimoni witwa Cyubahiro dayimoni w'icyubahiro
w'Imana cyangwa umuhanuzi cyangwa umuntu uyobora icyiciro runaka akamufata. Iyo muzabashaka mwese murambarane mumere nk'abahwereye, iyo mudahwera mwese muyamanike mumere nk'abadahumeka muti turakumva mwubitse ibisa muti ntabwo ryarema. Atavuga ati mwese mwasuzuguye. Hamwe rero niba yari yaraguze ibyuma ariko bakubwira ati ndabijyana byose, nuvuga ndaguhamagarira polisi na ribu uvuga kuri igisambo cyo mu rusengero. Amwita dayimoni w'icyubahiro. Dayimoni w'icyubahiro niwe wishe n'abahanuzi. Tike bonerasima arashaka ngo amamagare yakoze ibyaha mbyeze muheshe umugisha. Ntawo nzaguhesha amazi uzajye kuneka. Ashaka ngo yica amaso y'abahanuzi bamuhanurira ibyiza kandi yananiranye n'Imana. Ariko kubesha kushaka ngo abahanuzi bakore n'amahano ko bazaguhanurira ibyiza nibo bazabiguha, ko bamaze kujyana urubanza n'Imana none Imana akaba ariyo mufitanye ikibazo. Ninde uzaguha uwo mugisha ushaka? Bibiliya bavuga wikiranura n'ukuraga mukiri mu nzira. Mukiri hehe? Mu nzira. Dayimoni w'icyubahiro. Umuntu araza yatanga icya 12 bakamushyira ku ntebe y'imbere cyangwa bamuha udiyakoni agahita gifunga kuraje. Ubundi se wagitangaga ngo baguhe imyanya cyangwa wagitangaga ngo Imana iguhe umugisha? Ukeneye iby'abantu cyangwa ukeneye iby'Imana? Sindamenya abantu muri iyi minsi mubabarire babona bari kurindagira, mubabarire cyane. Ndabona abantu bari kurindagira pe kubera yuko utanga icya 10 cyinshi bisabirwa n'umuhamagaro kwa pasiteri. Bisugira umuhamagaro kubera yuko utanga icya 10 cyinshi bisugira umuhamagaro wo kwambara karuvate n'umusaraba. Rahira ni biki? Je ntabwo nabiguha, ahubwo nasenga Imana ikambwira inshingano ikubere niba ari ugufasha abakene nakugira umuyobozi wa sosiyete. Ahubwo amafaranga yawe agakorera Imana nanjye ngo yamwaka bamugisha no kurama n'abana be bakazagera kure. Aho urashaka ngo bakwicaze ku ntebe y'imbere ujye biri gucira inkoni utazi n'ibyo uvuga. Abundi wirwaniremo gusa bibango nanjye nahicara hariya nanjye nayobora. Kw'Imana iyoboresha uwo yatoranyije. Kwihamagara Eliya ko yarakennye ko yayoboye Elisa ahingisha imashini kandi Eliya we yabaye urw'ingamiya rutamukwira ko Elisa yemeye kuyoboka ko Mose yaravuye mu ntama ari umushumba uragira intama ikamuhindura uyobora ubwoko bw'Imana. Kw'Imana itareba ku bintu, kw'Imana ireba ku mutima. Ntabwo mukunda ukuri ndabazi. Mukunda ko tuvuga tworosa mukomera amashyi abakubwiye ngo cakira, ariko ubundi gucakira ni kimwe no gucakizwa ni ikindi. Ko uzamubwiye ngo cakira ugacakira umuyaga, ariko njye nakwigisha uko wiyunga n'Imana ugacakira ibifatika. Hari ubwo njye rwanya abahanuzi nanjye ndi umuhanuzi rero. Nta nubwo mvuga n'abapasiteri nanjye ndiwe, sivuga n'abahanuzi nanjye ndi umuhanuzi. Abantu nibige kuvangura ibintu. Icyuri cyo nikigutere kwigira nabi. Dayimoni icyubahiro utera umugabo cyangwa umugore umwakabwira undi ngo iyo utangira ntabwo ugeze ahangaha. Ibaze nawe ariko utagira uwo mugabo cyangwa umugore ntabwo ugeze mbere utaramugera ko utari uhari nyine. Biravuze ngo mwese muri magirirane. Ushobora kuba warazamuwe nuko yakwingingiye Imana cyangwa nuko yajyaga kuganira akaguha ihumure ukagenda ubwonko bwawe butekereza neza wakora Imana ikaguhira. None byabaye impamvu tumusuzugura uwo mubana ngo nukubera ko gusa ngo ntacyo akora ntacyo arabona. Shobundi barutse kubona umugabo yiterera hejuru ngo umugore wanjye ngo ntacyo amaze ngo nta n'icyo akora ngo nanabitabinjiza mu rugo. Ndamubaza ngo ubwiye muti ngo ntacyo akora. Ndabaza mufitanye abana bangahe? Arambwira ngo 5. Ndamubwira nti nikoze uwo mukozi ahubwo ujye umuhemba. Waramwishe wamuhinduye umukozi w'abana. Aba bana se yabazanye mu gikondore ntiyaje ari muzima nta niba
iki uri kujombana ibyuma uri gukora muri police bamuhaye akazi ubwo karenze muhembe narabimubwiye ariko yamugene umushahara w'ibihumbi 400 yaramubwiye ngo guhera none umukozi uzajya guhemba 400 ninjye boss hanyuma uzajya wahamo stokasigaye nawe yakoresha gushaka nuko byagenze na n'ubarayamuha nta mikino kabisa wowe urakora amafuti y'angana umugore wawe ntacyo akora kandi arera abana bawe ntacyo akora kandi waramugize umurinzi w'urugo rwawe rimwe na rimwe wirukana n'abakozi ngo ngo nta kazi agira ahubwo uramwica urupfu umwica ni rubi ntabwo mbyemera njyewe uhita yibonye w'agahararo ni mubi nasanze nagiye kwiyogoshesha ahantu muri salo mahurira n'umugabo aravuga ngo kuwa gatanu ngo nagiye kwishakira umwana ngo nishakira umwana se bwoko ki ngo nyine ngo nagiraga umugore ngo ngira umugore w'ijoro rimwe ndabaza none se ntabwo ugira umugore arambwira ngo urayitwa nyina w'abana ntagacira umugore se ngo hoya ndamubaza ngo uhembwa amafaranga angahe hanyuma 700 iryo joro wamuhaye angahe 300 mfite abana bangahe 7 wishyura ideni rya banke yego angahe 200 utegesha angahe 30 mubashije sanga mu rugo yajyanye 70 ukagomba indaya 300 ukaha umugore n'abana 70 reka mubwire uwo mubabaro wabateye abo bana byanga bikunda iyabaremye izabitaho uretse nibita uzabasaba wowe isazi kugwa mu jisho Abanyarwanda n'abahanga baravuze ngo ihori hose kwe ukababaza abana bawe abana wibyariye amaraso ya ukayababaza hari n'abandi bari kumbabaza nzabivuga ubutaha ku kintu cyitwa divorce yongeye kuyivuga muzamenya yuko yambabaje divorce nzayivuga we divorce maze gusenya umuryango nyarwanda kuki abantu batajya banasoma genda umupasiteri rero naranabyize ntabwo gusezerana kuko ugenda ugakorana divorce mugatandukana ku mitungo ariko uva mu bwire jewe nk'umushumba uzi icyo abantu basezerana abasezerana angana gutya musezerana guhuza kuvanga mujya kuvuga ngo twasezeranye ivangamutungo mukagabanya imitungo musezerana kuvanga amaraso bamwana yavanze uzambwire niba mutandukana ukanayavanguramo kabiri musezerana kuvanga imitungo gatatu musezerana kuvanga ibibazo kane mugasezerana kuvanga ibisubizo gatanu mugasezerana kuvanga inshuti ngo n'imiryango birimo n'abana ariyo y'amaraso reba ukuntu imiryango abana babaye udukoko basigaye ari abaraka barutse guhura n'umwana arambwira ati papa njye nzamwica kandi n'umukobwa sinzamwica tabura ashaka kutwica ndashaka kugabana na mama nandi ikintu yatumariye yahora yiga mama amafaranga timana arakora tukabaho atari ko papa ahora ashaka kutwiba nzamwica umwana w'umukobwa ngo azica se ndamusenyera mugira inama ndavuga uyu mupapa kuki yababaje abana be ku rwego rungana rutya wazanye abana ku isi kubatera agahinda none se kandi umugabo ngo yishimiye ko bazagabana n'umugore we mukarongora undi ngo mukobwa mufite ibere rihagaze ariko ivuga ko n'uwo wamuzanye rihagaze ari rihagaze reka ryari rihagaze ese wa mukobwa wowe wirukangira kuri uwo mugabo cyangwa uramujyaho se ubundi wageze ngo wahabanjije we ntiyari umunyembaraga pole ngamuhe
ka kode niko ngufitiye. Uzi kubona umuntu w'umudamu yumva bazatandukana n'umugabo ngo agashakana n'umusore ngo n'ubundi yari ameze ngo n'ubundi ngo nari ifite taye nziza buretse ibyo mbihaye iminsi uzabona yuko ubwo bwiza wiratana nta buhaka. Ikindi ubabaza umugabo ubabaze n'abana utagira uwo mwashakanye iwagira imwe n'abo mwabyara. Abana bawe urashaka kubagira aba non adresse aba nomade abana batagira abana b'abarakare urumva bazubaka ingo zimeze zite kandi zagera mu rugo umwana wanjye ngo urugo rwamunaniye rutamunanira ko ari wowe yabyigiyeho. Iyo nzayivuga mana mfite ingingo nyinshi zo kuyivugaho nzayivuga ahari mu byigisho byanjye byose nzayishyiramo divorce. Numva ashaka ko icika mu banyarwanda abantu bakongera bakiga kubana amahoro. Ubundi kuki muzamukira rimwe nk'amasake nta woroha muri mwese nta woroshye mwese itazavuga tuwabageze ndati nanjye wabatsora ndati wabaziga ndati nanjye wabeba ndati wambonye muzo ndati nanjye nsuko sinengerwamo nyirakabisa ndebera mu bantu bamwe umwana asimbuka nk'isake uragasimbuka reba musa. Ariko ubundi reka tuve muri sanse yo gusenga wabuze iby'agakiza ubura n'umuco nyarwanda ubura n'umuco. Iyo uzwara abantu batagira n'amatiku kubera ubupfura bw'umuryango ubugome bigaragara ko naho uvuka ari ikibazo. Abo bose ni baba dayimoni navuze. Dayimoni wundi witwa Rusisibiranya ashinzwe gusisibiranya abeshera no mu rusenge uramuhora. Dayimoni Rusisibiranya yakoreye muri Sawuli mahuye na Samweli aramuhora ati amahoro muntu w'Imana tuwabura Imana yatwejemo twakoze neza twarimwe abamareki nta n'umwe wasigaye agira ibyago. Samweli aba umuntu ufite amaso abona abararebye aratobora yinjira inyuma y'amarido aramubwira ngo Sawuli we mwakoze neza umurimo undi ati yego. Aramubwira ngo ndumva gutama inama ndimo numva urusaku rwo gutama. Aramubaza ngo uko gutama numva kuravahe. Baramubwira ngo ni Abisirayeli bazanye intama ngo barokoye n'abantu beza b'ibiduhagire babizanye ngo bitangire Uwiteka. Aramubwira ngo kumvira Uwiteka se ibiruta ibitambo. Hari abantu bakora ibyaha kavuga ati oya nzabikora ejo bundi nzashyira umushumba icya 10. Kubizi ko n'ukwezi ko gukemura ibibazo kugeze zamujyanira ntago azanenga. Reka nkubwize ukuri usibye ko wenda tutazahura ariko njye nagutera ni ukuri nagutera Imana nkorera ibirebe nagutera nabanza bakubwira yuko n'ibyo bintu byawe watanze nutabikiranukira utazagerayo ubundi bakubwira ngo nudakizwa no guha iminsi no gutega ntabwo nakubabarira. Niyo warama amafaranga menshi najya kuguza banki nayo gusubiza ariko nanjye nkagera ku ntego Imana ikahabwa icyubahiro. Amena. Ntabwo nakwihangana kereka ntabimenye kereka Imana itankoze ku maso kereka itanishuriye aho indagira mu mbwire ngo ibyo nabyo bigira igihe. Dayimoni Rusisibiranya agasisibiranya umuntu agasisibiranya iyo bashakanye kamubwira ngo utabyende ati ni umuntu kaba afite marara akayita umukwaferi cyo kora ko yaranakogosha umusatsi yakumazemo ubwenge. Kuna kaba afite igihungu cyangwa ikigabo bagari akamwandikaho ngo w'amakara cyangwa ngo wagaze ko wamiti amazina y'abazimu Dayimoni Rusisibiranya yarasisibiranye ku rwego ari gusenya ingo. Dayimoni Rusisibiranya yigisha abantu ubwenge
bw'inyamaswa, ubwenge butari ubw'abantu. Ubwenge bw'abantu buba bukuri kweruye. Kandi uzi ko ibintu bibabaza, umuntu ugasanga n'umugabo afite abana n'inkumi aratereta nawe izindi nkumi, kandi agashaka ko aba bazashaka ari amasugidi ngo ntawe wabakozeho. Ariko abandi bagashaka kubambura ubusugi, rero ukuntu uteye nabi. Kereka abahungu bawe bazaba abasore b'ibyatwa batavugwa, ariko abandi urabayoba. Wifuza ko abana biga neza bakiga mu ishuri byiza, bakazagira amanota meza bagakora mu bigo byiza, ariko abandi bagacira imona. Imone busisibiranye, umuntu akigira mwiza, umuntu agasisibiranye, akaroga akaza mu rusengero agasisibiranye, bahimbaza akabyina we, akabyina we, akabyina ko, akabyina kandi aroga agasisibiranye. Ati nibavuga ati ndazamuka gutya, bamenye yuko ni mu mwuka cyane, kurasisibira. Imoni witwa rusisibiranye kubwira yuko nta hantu yagiye kandi yagiye. Umudayimoni nimumwumvishe se, nimumwumvishe kwa Sawuli, yanateye uwitwa Gehazi umugaragu wa Elisa. Ati niko Gehazi ngati ngo yari yakurikiye uwitwa Naamani umugabo w'ingabo z'Isiriya. Ubwo yari amaze koga muri Yorodani, yazanye amaturo menshi ayazanira Elisa. Ndaramubwira ati ndakurahira Uwiteka Imana nkorera, nta turo ryawe nakira, genda Uwiteka yagukijije. Aho nkunda kwashwanyira n'abahanuzi. Ibiguzi mu byitondere birimo byica amaso, kandi utazagurisha Imana izamutungisha byuzuye. Ngo aramukurikira amubwira ati ange ngo umuhe ibyo bintu n'imyenda gukura mu 5. Afite abashyitsi baje bamutunge ikubagaho. Abo ni abashyitsi bitwa abadayimoni, binjirira umuntu bagahita bamubwira ati himba imitwe, himba ubwenge sha, ntukabura ubwenge ariko utazapfira muri iyi Kigali. Abarahimbye tindi mu murenge muhanurire, mubwire yuko inkubi mukubise itagira amazi mukureho ituro. Uwo mwuka wo gusisibirana arasisibiranya. Ntabwo ntabwo yigeze agira ikintu na kimwe yibaza. Elisa arimo, ariko Elisa aramuhamagara aramubwira ngo yewe Gehazi we, niba icyo ukoze. Ati umugaragu wawe ntabwo navuye hano. Ariko Elisa ngo yari umunyamwuka. Mani kumera umwuka we wo kuvumbura biyoberanya. Haleluya. Wajanye nawe ubwo wajyaga kwaka ibiguzi, uriya muntu wakize ukamusaba n'imyenda yo gukuranwa, aramubwira ngo nuko rero uhereye none ibihembe bya Naamani bizakomaho. Hari abahanuzi benshi ibihembe by'ibyaha byomyeho kubera gukora aya manyanga. Hari abantu b'abanyamasengesho ibihembe by'ibyaha byomyeho kubera kuvuga iby'abantu bihariye. Hari abashumba ibibembe byomye, hari abakristo ibibembe byomye kubera kuzimura, kubera amagambo n'ishyari n'inzangano zo mu rusengero. Ugasanga umuntu ararwanya perezida cyangwa perezidante wakora, perezidante cyangwa perezida arahembwa, uramurwanyiriza iki? Ugasisibiranya, ukajya kuri uriya ati ndagukunda, wagera ku muyobozi ati muyobozi, ukamukomera amashyi. Aguri mwiza urundi uri ikibazo pe. Hari dayimoni yitwa Simbikanga, ntacyo akanga ntacyo atinya. Umubwira ibyo kwiwawe akabikandagira umva akabijanjagura.
cy'umubwiye cyose amaze nk'ikirebe cyo mu rusengero hananura pasiteri kuruhimba akamukubita kandi birabango nimutore kubona asize muramenye nimukoreho umuntu nasize mu mwitondere uko birigerekana ngo naho yaba ari ikigoryi umwubahe naho yaba ari ikigoryi ujye witonda rero iyo mushingira igiti ntabwo izakorohera iraguhananura cyane ndamuzi umuntu wigize umuntu ukomeye baramutenga akagutengeka ngo ntabwo njye wantenga biriya ni inzu y'Imana umunsi w'igaburo ryararaza bagiye kurya arakurura ati muzane hano ntabwo ari amaraso ya so cyangwa ya nyoko aranywa ararya imodoka niyo mukubitiye hariya kuri ya muhaga yaramushonoye bahomoraga bafatanura na kaburimbo nta muntu usuzugura ibintu by'Imana ngo abeho nta muntu usuzugura ibintu by'Imana ngo abeho ngo arame arakenyuka kandi aba ari n'ikenya yanze gutengeka kigewe nta wantera urinde rega ntabwo ibintu by'Imana ntibigeragereza ntibigirana n'amabwiriza usibye amagambo tuvugira ukayumva ukagenda cyangwa ugaca bugufi ariko ijuru ryo rigira amategeko rigira imbaraga kandi Imana ntihana nk'uko abantu babizi ihana mu bwenge bwayo ishobora kutagukubitiraho abantu bakubwiye ikagukubitira ahandi kandi ikakubabaza kandi ukabyumva ukababara kandi reka nubwo wakwiyorohereza uba ubizi neza ko Imana ari nyakuri hari dayimoni yitwa bwenge bw'isi bwenge bw'isi ibintu byose ashyiramo ubwenge bw'isi n'ibyo umwuka ashyiramo ubwenge bw'isi ibintu byose aranariza uvuga mu mwuka wakajya mu mubiri uvuga ko Imana ikuvugiye wakabyumva mu mubiri kandi irabivuga ko bati mwito by'umwuka bigenzuzwa undi mwuka ariko abantu babigenzura mu mubiri ubwo uvuze ko ubwo uvuze ibi ubwo uvuze ibi nta yerekwa agira nta narota niyo arose arota z'umuroho arota bamwirukankana bamusimbukana ku mikingo nuko arota bamugeretse n'amacumu mbese icyo bita bwenge bw'isi ashyira muri logike afite imibare myinshi gukorera Imana ni imibare kwitanga ni imibare gusenga ni imibare kubwiriza ni imibare umva ibintu byose ni mu bwenge bw'isi ariko yamubwira ngo Imana iyo dusenga irusha ubwenge abahanga bo ku isi bose ko tubona abakoze amarobo se ko tutarabona uwakoze umuntu kandi abantu bagwisha ubwenge ko tutarabona uwazuye uwapfuye ngo amubeshe niba uri umuhanga kurushaho se wambwira ibiri nyuma y'iyi saha turimo bwenge bw'isi bukwereka ko uri umuhanga bukanakubwira ko urenze uko bavuga ngo munengerega mwana ndarenze abakuru bo bahita bavuga ati ntibakadufate nk'injiji twarize tuzi ubwenge ariko nayo mubwire ngo mu mwuka uroroha kuko ngo yabihishuriye abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge ndagira ngo mbwire umuntu wese unyumva ko iyo ushize mu bwenge bw'isi cyane Imana ikuramo inkunga yayo yaguhaga bikagucanga ibyo ukoze byose ntibiguhire hari abantu bibwira ngo barahiriwe ariko ntabwo bahiriwe urabona se kuba utunze ibya mirenge ariko utagira amahoro yo mu mutima ngo warahiriwe ra ubuse urumva warahiriwe kuba ugendera mu modoka ikomeye ariko wenda kugonga no kurenga umukingo kubera amahoro make ubuze n'ibintu bigusakuza n'imvugo ufite amajwi urumva se utuje ubwenge bw'isi bukubwira yuko ibyo bintu ari iby'indushyi bitakureba ariko rero mubwire ngo nubwo utabizi uri nawe mu ndushyi Yesu yaruhura indushyi ni umuntu utagira amahoro mu mutima ukeneye ko Yesu amuha amahoro kandi yababwira ngo agakiza byose bikwirirwamo Imana idufashe dayimoni wanyuma ni dayimoni witwa nzigonende akubwira ko yakubabariye ariko agakomeza mu kanya kavuga ati ntabwo ejo bundi nakubabariye nubyibuka yahora n'umuntu akaba ati uriya muntu ni
umva turiya naba kuvuga nabi kandi ngo yarakubabariye. Ese ko wamubabariye kuki umuvuga nabi? Kuba mubabariye nyine hejuru y'imbabazi harubanza. Nzigo ndende atuma n'abantu bagambanira. Uziko nzigo ndende atuma umuntu bakugambanira umuntu ari kumwe nawe. Kubera inzigo ndende akabati nawe siwe wakuna. Yarame mukene uko namubabariye twarabirangije ariko yarazi ko tubyarangiye. Ariko ntabwo byarangiye. Numva nanjye bikomeje. Narabuze umuntu niyunga nawe ngo tumugirire natwe ngo tumukomeshe. Tumugeze. Ariko yamubwire ngo muri icyo kintu nta mwuka wera urimo na bwa bupfura nta burimo. Abanyarwanda bagiraga ibihango bitanu bikomeye byatumaga buri wese aba inshuti ya mugenzi we. Igihango cya mbere cyari cyo gushyingirana, cya kabiri cyari cyo kwimana ku rugamba, cya gatatu cyari icyo kugabirana inka. Nimo turajyana. Ibyo byari ibihango abantu bazi buba. Cya kane cyari cyo kunywana amaraso. Gushyingirana cyangwa kunywa kubyarana cyatumaga umuntu wese aba igihango cya mugenzi we. Cyabaga ari icya mbere. Icya gatanu cyari cya kindi bitaga cyo gusangira imiryango ngo nanze kwirwa mbivuga muri cya kirimo. Imiryango ugasanga uyu ngo ni umuzigaba ngo ni umusimbi. Cyo cyabaga ari igihango. Umuntu yabonaga mugenzi we akabimukundira ko ari umusimbi, ari umucyaba, ari umutsobe mugenzi we akabimwubahira di. Kandi ibyo wongereho noneho ubunyarwanda, wongereho gusangira igihugu, wongereho kuvuga ururimi rumwe, wongereho gutura hamwe, wongereho noneho kuba umukristo. Ni gute abantu ba none bahemukirana? Ibyo bintu byose barabitaye bibagirwa na Yesu Kristo. Imana yirukane umudayimoni wiyoberanya ku buzima bwawe. Abagidipiyoni ni abantu babi cyane. Bafashe twamaze kubona abantu Imana yagombaga kwibura muri gakondo ya Isiraheli. Agira ngo mbanze mubwire ngo umugisha wawe urahari, gakondo yawe irahari, icyo Imana yakubuzeho kirahari, mugambi w'Imana ku buzima bwawe urahari. Hari ibigomba kuvamo, hari amahoro. Narayabwiye abantu ngo Imana yeguye ihema, ariko ikibazo gisigayemo n'ibyuho birimo. Ibyuho Imana imwubakira inzu y'ikitabasha, ariko agasigaramo icyuho cy'uko atayiryamamo ngo aryame. Icyo si icyuho, uwo muyaga soroje. Siko umukobwa abyiruka ari mwiza akanambara neza akaniga, ariko akagira ikibengero kitagira ingano. Gusa si icyuho arararara. Yesu ashimwe. Amen. Uzi ko umuntu aba ari umukire afite amashuri ibintu byinshi, ariko agasigarana icyuho bati nta nyuguti ziri mu bwonko. Si icyuho, ni gitoya. Undi ugasanga afite inyuguti nyinshi ariko nta kantu yibitseho. Mufuka wapi? Mufuka wagira ngo bayivanyemo barayikunguta gutya, igenda imeze nk'iri hanze. Si icyuho. Narayabwiye abantu ngo Imana yagura ihema, ariko izibe n'ibyuho. Abagimiyoni bari mu bwoko Imana igomba kwirukana. Hano twabonye aya moko yari abaci. Ngo aba bantu ngo baba hakurya y'inyanja, n'impande y'inyanja nini,
gukiza ibyago bitandatu ndetse birindwi. Reka nkubwire ijambo ryiza. Imana igukiza abadayimoni mu buryo bwose biyoberanye ku buzima bwawe. Ingano yabo n'uko bangana Imana irabazi. Ikubite yegezeyo. Imana ibakubite begereye. Uyumvisha tere haleluya. Imitima yaguye uruhumbu n'indi yumagaye ngo yagwengeye ngo baraza biyoberanye ngo bigize abantu bakebye ngo bigize abavuye kure. Reka mubwire ijambo rikomeye. Dayimoni wari ukuriho n'iperereza rye ko yaranone bicy'agaciro. Uyu mwuka wakugenza Imana ikurikira ahangaha. Tera haleluya. Batari kubundi batubundi abantu bakora bavuye kure ngo bakatangira kubagirira impuhwe. Satani wimubererekera. Nta muwagufitiye. Imana imukure mu buzima bwawe. Uwo mudayimoni ukugeza Imana imwigize. Dayimoni uyoberanye Imana imukubite. Dayimoni uyoberanye mu byaro Imana imukubite. Dayimoni uyoberanye mu bwoko Imana imukubite. Dayimoni uyoberanye mu kazi ukora. Haleluya! Imana iguha umugisha wawe. Imana ikurinde kurasirwa kuri uwo musozi. Imana ikurinde abagome n'ubugome bwabo. Imana ikuraho itegeko ry'abana b'abantu. Imana irwanya ibyari birimo bikurwanya. Imana ivuguruza itegeko ryabo. Oh, tera haleluya. Dayimoni muriganya shaka maze yiyoberanyije ngo baraza baravuga ngo bavuye kure. Ndimo senga Imana ikumera amaso y'umwuka rero. Imana ikumwerere ku maso. Imana ikukore ku maso rata. Imana iguha amaso areba. Imana iguhe gusobanukirwa ibya none. Imana igumuka mu bwenge. Imana ikurebera utareba. Imana iturebera aho. Imana iturebera aho tutareba. Imana iturebera aho. Imana iturebera aho tutareba. Imana iturebera aho. Imana iturebera aho tutareba. Imana iturebera aho.
iyo mana iyo gashoboye